levo de staya mangozo bin rere tutalava yashire mora aya masaha de kugira icyo ukora mana la totalavo la levo de kugira icyo ukora mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Imana Nyiringabo. Ariko yambwiye ijambo rirambabaza avuga kuri mwene se, numva ndababaye kandi uwo muntu yambwiye we ntabwo muzi, ariko narababaye ndasenga mbwira Imana nti Imana we uretse wowe wenyine yaba umuntu yatangaga ijuru ntabwo yari mugenzi we, ariko ikintu nkundira Imana nuko ari iritanga, nuko ari ikira finali y'ubu buzima. Narababaye mbwira Imana nti Imana uyu muntu mwagakiza nubwo yazi ko ari umukozi, nta nubwo ari umukozi. Igihe cyose uzicara kuri mwene se umusebya uzamenye ko nawe waguye, kuko buri munsi inshuro Yesu no mu buzima bukakaye bushaririye ntabwo azaguta, umugore washatse yaguta akakubwira ati n'ubundi wowe imbaraga zimaze kugushiramo nta nubwo ukiri sayize yanjye ntitunareshya akaguta, ariko Yesu ntabwo ashobora kuguta. Hari ahantu Imana yankuye bikomeye, ndwaye kanseri naratangiye kunuka, Imana iraza irambura ukuboko irankiza ndayibona irambatura. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Reka tubasuhuze nshuti bakunze b'Irembo ryera, tubifuriza umugisha w'Imana kugira ngo imbaraga z'Imana zibane namwe, icyubahiro cy'Imana kibegere, kandi turanabasengeye kugira ngo mukomeze mugire impagarike n'ubugingo. Ni muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi, turi kumwe n'umuhanuzi ufite amavuta y'Imana. Reka atangira twibwira mbere yuko tuza gukomeza, ariko aturutse kuratuzaniye ubutumwa buremereye. Tangira wibwira abantu mukozi w'Imana. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Nyiraneza Diane. Nkunda gusenga, nkunda Imana n'abantu bayo. Nyiraneza Diane aturutse hehe? Nurutse mu majyepfo. Mu majyepfo hagana he? Mu karere ka Kamonyi. Niho utuye. Tubahaye ikaze rero abari badukurikiye hano ku Irembo ryera, nyine nkuko mumenyereye ni Sipiriya Hakizimana, turi kumwe n'umuhanuzi Imana itumye, ni umuntu Imana ihagurukije kandi izanye kugira ngo abane natwe muri uyu mwanya, ariko kandi tunamugirireho umugisha uturutse ku Mana, umugisha uturutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero nibiki utuzaniye Diane? Mbazaniye ijambo ry'Imana. Tuguhaye karibu rero ngaho rivuge, isaguha umugisha. Katubanze dusenge. Mana yacu, Mana nziza, witwa ndiho, uri rubasha kandi ushoboye byose, ndetse nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Muri aka kanya Data Nyiringabo, dufashe imbaraga z'ibitakubaha, dukumiriye imyuka mibi yose, imbaraga zose ziri satanike Mana tuzitesheje agaciro. Nyemerera ibyishyize hejuru byose Mana bita agaciro, ahubwo wowe izina ryawe rihabwa icyubahiro. Muri aka kanya rero Kristo, unyemereye yuko nicara kuri iyi kamera, ndasenze kugira ngo imbaraga zawe zibe kuri nge. Mu izina rya Yesu Kristo, nirukanye imyuka mibi n'imbaraga zo mu kirere zibitakubaha mu izina rya Yesu. Ngaho rero nyakubahwa Imana, ntabari nge, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Umuntu wese uri bukurikire ubutumwa bumufashe kandi bugira aho bumukura naho bumugeza mu izina rya Yesu. Amen.
Reka dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 9, umurongo waho wa mbere turageza ku murongo waho wa 8. Haravuga ngo akiza ikirema gihetswe na 4, amaze kukibabarira ibyaha, yikira mu bwato arambuka agera mu mudugudu w'iwabo, bamuzanira ikirema kiryamye mu ngobyi. Nuko Yesu abonye kwizera kwabo, abwira icyo kirema ati, mwana wanjye, humura, ibyaha byawe urabibabariwe. Abanditsi bamwe baribwira bati, uyu arigereranyije. Ariko Yesu amenya ibyo bibwira, arababaza ati, ni iki kibateye kwibwira ibidatunganye mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ni ukumva nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa nti byuka ugende? Ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Arabyuka aragenda arataha. Abantu babibonye baratangara, bahimbaza Imana yahaye abantu ubutware bungana butyo. Nimwakire ijambo ry'Imana. Imana yacu itugirire neza. Ahangaha Yesu yari ageze muri uyu mudugudu, arangije akiza ikirema cyari gihetswe n'abantu 4. Ngo ariko akimara gukiza icyo kirema, abantu ntabwo bemeye ko ari umwana w'Imana. Bari batarasobanukirwa Yesu ni muntu ki, bari batarasobanukirwa uwo bari kumwe, uwo bari kugendana nawe. Ariko Yesu ngarangije agira iyerekwa, abona ibiri mu mitima yabo, abona ibyo bibwira, abona yuko bamuhinyuye, abona yuko batemeye kari we ukoze ibyo bitangaza. Arangije arababaza ngo, ni iki kibateye gutekereza gutyo? Ni iki kibateye gupinga? Abantu muri iyi minsi bari gupinga, kandi hari abantu Yesu aje gukiza uburema. Hari abantu Yesu aje kubatura, hari abantu Yesu aje gutekerezaho, hari abantu Yesu aje gukura aho bari. Nagira ngo nkubwire wowe muri aka kanya udukurikiye, Yesu agukura ahantu uri, agushyira ahandi hantu, aguhagurutse ahantu wari wicaye akwicaza ahandi, aguhagurutse ku musozi wari uhagazeho, wari wicayeho, akwicaze ku wundi musozi. Imana itugirire neza. Ngo nuko amaze kubwira icyo kirema kagikijije, ngo yikira mu bwato arambuka ajya ku musozi, ku mudugudu w'iwabo. Naho bamuzanira ikirema, aragikiza. Amaze kugikiza, abantu baravuga ngo baratangara cyane, batangazwa n'ibibaye. Ngo nuko batangira gushima Imana, baravuga ngo Imana ishimwe, ngo kuko ihaye ubutware umwana w'umuntu bwo gukora ibitangaza. Imana ishimwe. Ese wowe muri aka kanya, muri iyi saha, Imana nta butware yaguha? Imana itugirire neza. Nanjye hari ahantu Imana yankuye,
hari ahantu Imana yankuye bikomeye, ndwaye kanseri, naratangiye kunuka. Imana iraza irambura ukuboko, irankiza, ndayibona, irambatura. Nari narakiriye urupfu, narabyakiriye, numva ari ibintu byanjye, numva naratangiye kwezwa. Ariko muri iyi minsi ikintu kiri kubabaza Imana iri gutuma umuvuga butumwa cyangwa umuhanuzi genda ubwire bariya bahinduke, Yesu abagirire neza, bakakubwira uburyo ki wayobye, bakakubwira ko ibyo uvuga bitabaho kubera yuko isi baryoheye. Umuntu isi iryoheye ntabwo akeneye kumva yuko abera batashye. Umuntu isi iryoheye ntabwo akeneye kumva Yesu mu matwi ye. Umuntu isi kubera yuko isi ni ya Satani. Iyi si nubwo tuyiriho si yacu. Mfite indirimbo ivuga ngo hano mu isi tuhaba turi abashyitsi, twicaye dutegereje, kuko iwacu ni mu ijuru. Imana itugirire neza. Nagira ngo nkubwire ko Yesu hari ahantu aguhagurukije. Mu byari bikugoye, mu byari birimo bikugerageza, mu byaha wari uri gukora, hari abantu bajye bihana ibyaha ntibibaveho, bakongera bakabisubiramo ndetse bakabikorankana. Ibyo ni ibyaha bya karande. Ibyo wihana bikongera bikagaruka, ugashaka kureka ikibi ariko kikanga kikagusanga. Nukuri mu isi ya Satani, kandi noneho hari na karande z'imiryango ziba zikikwirukaho. Nagira ngo unkurikire dusenga Imana itegeke, kuko Yesu yahageze ibintu biremera. Yesu yaje yambaye ishusho y'umwana w'umuntu, yambaye ubumuntu kugira ngo abantu bose bamwisangeho, kugira ngo yiringanize n'abandi boroheje ndetse n'abakomeye bose bamubone ko ari umwana w'umuntu. Kuko yaza kwiyerekana akagaragaza imbaraga ze, akagaragaza ubutware bwose, abantu bari kumutinya, bari kwiruka bagahunga, akavuga ati Imana yaje muri twe, Imana iri imbere yacu, Imana irimo irakora. Ariko yigize umuntu kugira ngo agende yumva n'ibitekerezo by'abatizera ndetse n'abizera, agenda amenya uwo agomba kubatura ndetse n'uwamumenye by'ukuri. Imana itugirire neza. Tujya tugendana n'abantu rero, abandi bene data bakavuga yuko ngo twivanze n'amahanga, ngo twifatanyije n'abatizera. Ese uriya muntu nubwo ari umunyabyaha, ko ari ikiremwa cy'Imana, n'utagendana nawe ngo uhindure karagiteri ze, uzamumenye ute? Umenye ibyifuzo bye, umenye aho yapfira n'aho yakirira, umenye ubutumwa wamubwiriza, umenye impuguro wamuha. N'utagendana nawe azava mu byaha gute kandi akeneye guhinduka? Imana itugire neza. Mureke Yesu avuga ubutumwa, ntabwo yigeze arobanura ku butoni ngo avuge ngo ndajya kubwiriza mu mudugudu w'iwacu gusa. Yagiye no mu yindi midugudu, yagiye naho batamwemera, hari naho bamuteye amabuye, baramutuka, bamuvuga ibibi byinshi, ariko ngo arihangana. Arangije amaze kuvuga ubutumwa, abwira Petero na Yohana bamukurikiye, arababwira ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Imana itugirire neza. Wowe wakurikiye umugabo witwa Yesu, mwikomezeho. Nawe ukeneye kumukurikira, mushakana umwete. Haleluya. Imana itugirire neza. Televiziyo bacomeka ku mashanyarazi ngo nibarangiza bakande buti ivuge. Hari umuntu rero abantu barabyiharaje mu buryo bwo kugerageza abakozi b'Imana, mu buryo bwo kunaniza abantu b'Imana. Imana niba ivuze ntabwo ivuguruzwa, ntinegurizwa izuru. Imana yabwiye Mose, Abisiraheli bamunanije, barimo bamutuka, bamubwira ngo yabazanye mu butayu ngo kugira ngo bapfe, kandi yari yarabagiriye neza, bakura mu gihugu cyo kwa Farawo muri Egiputa, aho bakoraga uburetwa. Ariko igihe kiragera, Abisiraheli basarana Mose, baramubwira ati Mose, Imana yawe irabeshya, ahubwo yaragushutse utuzana gupfira muri ubu butayu. Ati inyota iratwishe. Ati ngaho nimba ari Imana yakubwiye ngo dukure muri Egiputa
bakeneye amazi yo kunywa, kubera yuko ahantu bari nta mazi yahabaga, nta masoko yahabaga. Mose arabibeta, aragenda abwira Imana ati Imana ndakwinginze, dore Abisiraheli bagiye kunyica, nyemerera ugire ikintu ukora imbere yabo, babone yuko utabaretse, babone yuko utabataye. Nuko Imana ibwira Mose ngo fata iyo nkoni, haleluya, ngo fata iyo nkoni ukubite kuri urwo rutare, ngo haravamo amazi banywe. Ariko kubera Mose hari amagambo y'urucanege yari arimo kubwirwa muri uru rugendo, tujya duhura n'ibicanege, tujya duhura n'intambara, tujya duhura n'ibigeragezo, kwihangana bikanga. Birashoboka ko nawe muri aya masaha ari wowe Mose uri kubwirwa. Nuko Mose ngaho yakumviye Imana, ngakubita inkoni rimwe, akubita kabiri, amaze gukubita kabiri amazi azara amaraso. Imana irarakara iramubwira ngo Mose, ngo dore Kanani ngiriya, ariko ntabwo uzageramo. Hari abantu barimo batubuza gushyikira ibyacu. Wa muhanuzi we, wa muvugabutumwa we, wa mushumba we, haranira gusingira ibyawe, haranira kuvuga iby'Imana ikubwiye, nta kintu ugabanyije, nta n'icyo wongereye. Haranira ubutsinzi bwayo, haranira kwemerwa n'Imana. Dore muri iyi minsi turimo iruhije abagenzi, kandi abantu bakeneye kwemerwa n'abandi. Umwana w'umuntu yakwemera akakubwira ko agukunda, akanakugabira rwose, ariko ntabishyire mu bikorwa, akakubwira yuko muzapfana, ariko umunsi wo gupfa akakuyakana. Ariko uyu mugabo witwa Yesu no mu rupfu murajyana. Imana ishimwe. Uyu mugabo witwa Yesu aho bikomeye ntashobora kukuyakana. Wa mubyeyi we, umugabo we ashatse ashobora kukubwira ati tuzatandukanwa n'urupfu, ariko yabona bikomeye we, igihanda cya kanseri kikugezeho, akaguhunga akagenda, akakubwira ati si wowe mugore wenyine, hano hanze barahari, nzashaka n'undi, ariko singiye kwiteza iminuko kubera ko ari umuntu. Ariko Yesu no mu burwayi ntaguta. Ubundi wowe ufitanye ikibazo n'abantu bareke, ufitanye ikibazo n'abantu. Umuntu ni mugari. Mfite imyaka 14, Imana yambwiye ko igiye kunyigisha ku muntu. N'uyu munsi ndakiga ku muntu kandi ntago ndamumenya. Wowe ushaka kumenya umuntu na Yesu, uretse ko Yesu yari afite imbaraga zidasanzwe, na Yesu ntabwo yigeze amenya umuntu, ntabwo yigeze amenya umuntu, kandi ari byaramucanze nawe akajya yibeta, akazamuka umusozi akabwira Imana ati ariko Mana, ubundi aba bantu wantumye gucungura, ubu nzabacungura. Mana, nimba bishoboka iki gikombe kindenge, kubera ko yari yaje mu isi ku isezerano ry'Imana kwaje gucungura umuntu. Ariko hari aho yageze abwira Imana ati Nyagasani databuja, iki gikombe kindenga nimba bishoboka, kuko yarabonye bikomeye, yarabonye aje kwitangira ibidashoboka. Ntabwo abana b'abantu dushobotse. Ni Imana ubwayo yicujije icyatumye irema umuntu kandi yabirangije kumurema. Ariko nagira ngo nkubwire ngo wowe ufitanye urubanza n'abantu, vana amaso ku bantu, vana amaso ku bantu. Hari umugabo witwa Yesu yatsindiye isoko ryo kuturengera, maze iminsi mbwira abantu ngo ngiye kuvuga Imana, Satani abyongere ku byamubabaje, kubera yuko n'ubundi mu buzima bwa buri munsi ndamubabaza. Iyo mvuze Imana biramubabaza, iyo nishimye biramubabaza, iyo ndi mu mashimwe y'ibyo Imana yakoze biramubabaza. Nta kindi Satani agambiriye ku buzima bwawe, ni ukukubuza amahoro kugira ngo uzarimbuke, uzabure ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza, Imana yacu iturwanirire, Imana
Imana idutindeho, Imana igutindeho wa mubyeyi we, wa mugabo we, wa musore, wa mukobwa we. Imana itindane nawe, Imana itindane nawe muri uru rugendo. Imiryango izakwihakana muri uru rugendo. Nimba uzi neza ko uyu mugabo witwa Yesu wamwemeye kandi ukamukurikira, naho uzagera imiryango ikwihakane, ivuga ati wowe no mu bana twabyaye ntubamo ntitunakuzi. Ugende ube mayiwo, ugende ubeho nabi, ugende urye nabi, ugende ubura imyenda yo kwambara, ugende. Ariko Yesu no mu rupfu turajyana. Yesu no mu bukode muri kumwe, Yesu ntabwo azaguta. Yesu no mu buzima bukakaye bushaririye ntabwo azaguta. Umugore washatse yaguta akakubwira ati n'ubundi wowe imbaraga zimaze kugushiramo, nta nubwo ukiri sayize yanjye, ntitunareshya, akaguta. Ariko Yesu ntabwo ashobora kuguta, araza akaguhumuriza. Umva ibihumuriza by'umugabo witwa Yesu. Araza akaguhumuriza akakubwira ngo mwana wanjye ndi kumwe nawe, mwana wanjye nzakugirira neza, mwana wanjye nubwo ubona bikomeye ariko ndahari, mwana wanjye nkuneshereje amahanga, mwana wanjye nkwishyuriye ideni, mwana wanjye ndagukijije, mwana wanjye. Ese ufite amatsiko? Hari abantu kandi bicara badafite amasezerano y'Imana. Nimba uzi neza ko iryo ijwi rijyari ujye uryumva ngo mwana wanjye, Imana ikakubwira ngo mwana wanjye nubwo ubona bikomeye ariko ndakurwaniriye, humura, komera, Yesu ari kumwe nawe, mwemerere. Ariko nyirizina icyo naringamije kubwira abakozi b'Imana, mube maso, musenge, muririre umurimo, muririre itorero, kuko Satani yamaze kwinjira. Yarinjiye, yinjirira mu bakomeye b'amatorero, arinjira aracengera, abateza umwiryane, abateza inda nini, abateza ubusambo, abateza ishyari, barasenya naho kubakana. Reka abantu bagifite umwuka w'Imana muririre itorero, murire, muboroge, muririre ubugingo bw'izo ntama muyoboye. Imana ibagirire neza, Imana ibarwanirire. Kubera yuko hano hanze hari abantu biyemeje kugusha abakozi b'Imana, akaza yigize mwene so kugira ngo asenye ikikurimo, ikikurimo agisenye. Ese bene da, ko mumazwe no guca imanza, Yesu naza azaca uruhe rubanza kandi abantu mwararangije kuzica? Ndakubwira abantu ni hano hanze dufite abanyamakuru n'abacamanza nuko badahembwa. Muzi ko dufite abanyamakuru badahembwa n'abacamanza batabigize umwuga. Ariko reka wowe wumvaga mu mutima wawe hari ibyagushenye, wongere wubakike mu izina rya Yesu, wongere wubakike. Mperutse kuganira n'umuntu ntago muvuga izina, ariko yambwiye ijambo rirambabaza, avuga kuri mwene se. Numva ndababaye, kandi uwo muntu yambwiye we ntabwo muzi, ariko narababaye, ndasenga mbwira Imana nti Imana we, uretse wowe wenyine, yaba umuntu yatangaga ijuru ntabwo yari mugenzi we. Ariko ikintu nkundira Imana nuko ari iritanga, nuko ari ikira finali y'ubu buzima. Narababaye mbwira Imana nti Imana, uyu muntu mwagakiza, nubwo yazi ko ari umukozi, nta nubwo ari umukozi. Igihe cyose uzicara kuri mwene se umusebya, uzamenye ko nawe waguye. Kuko buri munsi inshuro nyinshi iyo dusenze turabwirwa ngo buri muntu acunga izamu rye.
reka kureba izamu rya mugenzi wawe. Erega afite uko yahamagawe, afite uburyo abanamo n'Imana. Ntabwo njya mpfa kurira, ariko narababaye kandi ndongeye ndababaye nanone. Buri muntu acunga izamu rye. Niba uzi ko uri umukristo ujya mu ijuru, ririra mwene so nimba ubona ari mu bidatunganye. Umuririre ubwire Imana ati Imana, uyu muntu wawe ndabona yaratanye, ongera umugarure mu nzira, ongera umugarure ku mwanya. Reka kugenda umuganiraho, umuvuga, kuko birashoboka ko utanamubwira bene se, ahubwo n'abanyamahanga baramuzi. Abantu baravuga bakavuga n'uwapfuye, bakamuvuga bakamutaramiraho, ariko murekana niyitanga ijuru. Buriya yaduhisha akantu gakomeye Imana. Iyo buri muntu aza kumenya mu mutima wundi, ntawe ari kujya avugisha undi. Ariko ako kantu ko kureba ibirimo ndani hano yarakaduhisha. Niyo mpamvu abantu mubona bikorera ibyo bashaka. Umuntu akaza gusekera akwereka ko muri inshuti, kandi inyuma yiwe hari inkota yo kukwica. Akaza kwereka ko muri nta kibazo muri umwe, ariko yagera hirya ati kiragapfa n'icyabona, ntabwo byakibaho. Ariko mureke mbabwire, Imana niyitanga ijuru, niyitanga ubugingo. Imana ibagirire neza, Imana ibarengere. Mumbabarire ndumva mfite ifuhe, iyo ngize ifuhe amarira araza. Ibi ni Imana ibigena kuko ntabwo ari igihe wabipanze, ariko nagira ngo mbabwire mugarukiraho kandi musengeranire. Mureke dusengeranire, turebe ko uru rugendo tuzarurangiza amahoro. Duharanire gukiranuka ku gato no ku kanini, duharanire kwezwa, duharanire kuzagera muri ubu bugingo. Imana ibagirire neza kandi Imana ibarengere. Ariko abakozi b'Imana, musenge mu buryo budasanzwe, kuko umuntu witwa umukozi w'Imana uzirara ntasenge azibona habi. Azibona habi, azibona ahantu hakomeye, azibona yakozwe n'isoni. Mureke mbabwire ikintu kiri kutwica. Imana ituvunguriraho, tugahita twumva ko isi yose twayihariye, tugahita twumva ko turi nk'Imana, tugahita twumva ko turi abatware badasanzwe. Ariko Imana ntikuvunguriraho, uzayibwira ati Imana ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe riba ari ryo rikorera muri njye, riba ari ryo rihabwa icyubahiro. Imana itugirire neza. Abantu barimo baramarana kubusa, kandi ibintu byose biri mu madini, biri mu matorero y'umwuka wera. Kuba ngo ni njye wahanuye, ngo nahanuye, ngo ni wowe nyine wahanuye. Ariko wavuze ati Imana yarambwiye kandi yabisohoje. Ntuvuge ngo biriya ngo ni njye wabihanuye, ngo ugasanga abantu baharemye inteko barimo bariga ku muntu Imana yemereye ibye amasezerano ye yasoye, ngo barabihanuye. Ese nimba mwarabihanuye, ubundi Imana itakubwiye wavuga iki? Imana itaguhaye ubwo butware wabukura he? Kariyo mpamvu ubona abantu barimo bitotombera amasezerano, kuko benshi bagiye bahanura ibintu bitavuye ku Mana, batunze amasezerano y'amahuri ya pirate adateze no gusohora bitewe na bwa bwishongozi. Imana itubabarire, kandi Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru itugirire neza. Imana ni nyembabazi, ariko we wumva utsinzwe mu mutima wawe, wongera upfukame hasi uririre Imana, ubwire Imana ati Imana mbabariraho nataraye. Uyibwire kubabariraho aho waba wararangaye, aho wataraye, aho wagize ubwiyemezi, aho wishongoye kuri bene so, aho ahandi hose ucengere winjire, ni wihagarareho uyibwize ukuri, uyibwire ati Imana ko kahana arahaguye. Uyibwire. Imana ni nyembabazi, Imana y'abantu mwenyeho rero.
mwumve ubwo butumwa uwo bugeraho wese. Nawe udasenga ari kukirirwa ucira imanza basenga, ntabwo ijuru ari wowe uritanga. Ijuru ni Imana iritanga, gukiranuka ni Imana ibitanga, ahubwo nawe ibiguhe. Imana itugirire neza, Imana iturengere, kandi Imana itubere maso. Mfite indirimbo ivuga ngo iyi Imana ivuze nta muntu yivuguruza, iyo ifashe ijambo abantu baraceceka. Ndi umuhanzi. Izi ndirimbo muzirebe kuri Diane Official TV. Ujye kuri YouTube wandike Diane Official TV, wumve izi ndirimbo zirimo ubuhanuzi, zirimo ubutumwa bwiza, zirimo ibihumuriza, zirimo ibintu by'ubugingo. Imana ibagirire neza. Hanyuma nimumara kuzireba mujye mukanda subscribe, nimba ari uko babivuga simbizi. Imana ibarengere kandi bane namwe. Ariko tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Hari abantu bababariye Imana ngo Imana ngo hari ibyo ikora, ngo hari n'ibyo idakora. Imana irakora. Imana yasatuyemo inyanja kabiri, Abisiraheli bakambuka bakava mu buretwa bwo kwa Farawo muri Egiputa. Ibyawe biroroshye. Imana yanyijije kanseri abandi birirwa bapfa. Ibyo ntabwo nabyirata, ndirata Yesu wabikoze. Ikankura ku nkweto z'ibirere, twakoraga inkweto z'ibirere z'ibigobogobo by'isina tugakoramo kamambiri kugira ngo amabuye atatwica. Ngo nitujya kuryama turambara ibyo bivugo by'inkweto twakoze. Imana ikaba isigaye izimyambika rwose nkazambara. Iyo Mana ibyawe bizabinanirwa gute? Imana ikura ingumba mu bugumba, abana bagatamba mu mbuga, wowe ibyawe izabinanirwa gute? Reka dusenga Imana, duhagarare mu butware bwo gutegeka. Maze iminsi mbwira Imana ni Imana iyereka abantu kuko bararushye. Ese nawe wa mutwaro ujya uwugira wo kubwira Imana ngo yiyerekane? Imana yiyerekane, yiyerekane no mu ruhande rwawe hari ibitarasobanuka ibisobanure. Imana yiyerekane no mu muryango uvukamo hari ibidasobanutse ibisobanure. Imana yiyerekane no mu rugo rwawe hari ibidasobanutse ibisobanure. Imana yiyerekane, Imana yiyerekane mu buzima bwawe bwa buri munsi. Imana yiyerekane. Mana yacu, Mana nziza, Mana ikiranuka, Mana idakiranirwa ngo nurangiza wibagirwa imirimo. Aya masaha turasenze kugira ngo urengere ubwoko bwawe. Turasenze kugira ngo Kristo mwiza wigaragaze nk'Imana ku buzima bwa buri muntu wese ufite inyota yo kugukurikira, ufite inyota yo kukumenya. Mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ishobora byose. Uri Imana idakorera hamwe ngo nimugoroba urara ahandi, ahubwo uhabera hose icyarimwe. Mu izina rya Yesu Kristo dusengeye abantu barushye ubaruhure, dusengeye abantu badafite agakiza ukabaye, dusengeye n'abandi bazi ko bagafite ariko baraguye nabo ukabahe, wongera ucaginge ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Dusengeye abantu barambitse ibyawe mu izina rya Yesu, ongera ubagarukeho, ongera ubambike imbaraga, ongera ubakoresha iby'ubutwari, ongera ubamara ubwoba, ongera ubakandagiza ahakomeye mu izina rya Yesu. Uwiteka uwera wa Isiraheli, Mana y'amahoro n'amasezerano, iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Iyo ukinze ntawe ukingura, niyo ukinguye ntawe ukinga. Relevo destaya mangozo bin rere tutarava yashire mora. Aya masaha reka ugira icyo ukora Mana. La totalavo reka ugira icyo ukora mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana nyiringabo, muri Nahumi ibice 2 umurongo waho wa mbere harambwiye ngo dore mu mpinga z'imisozi ngo amaguru yuzanye inkuru nziza, ngo akamamaza iby'amahoro, ngo aravuga ngo Yuda we, ngo akomeza ibirori byawe byera, ngo uhigure imihigo yawe, ngo kubera yuko
natsembweho ngo nazongera kunyura iwawe. Reka ukure umunyakibi w'ubukene imbere y'abantu, kura umunyakibi w'ibyaha imbere y'abantu mu izina rya Yesu Kristo. Kura umunyakibi w'ubugome mu mitima y'abantu. Reka Mana umunyakibi atsembweho muri aka kanya mu izina rya Yesu. Umunyakibi natsembwe, umunyakibi natsembwe, umunyakibi natsembwe, umunyakibi natsembwe mu izina rya Yesu Kristo. Aba bazengerejwe n'abarozi, bazengerejwe n'abacuraguzi, bazengerejwe n'imbaraga zitakubaha, aya masa izi mbaraga nizitsembwe mu izina rya Yesu Kristo. Izi mbaraga nizitsembwe, dayimoni bateza kutizera tsembwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Witwa ndiho kandi uri rubasha, urakarama. Haleluya. Ni wamamare Kristo, reka wamamare kuko uri Imana ibishoboye byose mu izina rya Yesu. Tuguhaye icyubahiro, reka ukora imirimo n'ibitangaza. Kandi Imana dukeneye kuzabona muri komenti ko hari abo wahaye agakiza, hari abo wahinduriye amateka, hari abo wakijije kanseri, hari abo wahaye urubyaro, hari abo wagaburiye, hari abo wahaye akazi. Turabikeneye mu izina rya Yesu. Ariko Mana by'umwihariko sengeye ubugingo bwa beshi busibe mu gitabo Mana cy'abarimbuka, ahubwo bandike mu gitabo cy'ubugingo mu izina rya Yesu Kristo. Rinda ubugingo bw'abantu mu izina rya Yesu. Shyira ikimenyetso kuwo wahamagaye no kuwo wamenye izina. Haleluya. Kandi Mana n'abari bagitarayo batarure kuko uri umunyembabazi mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba i Golgotha. Amen. Nomero yanjye ni 07 82 29 7 4 4 4 0788 29 7 444.